Reka ngushimire wowe tugiye kubana muri kino kiganiro cyo kwiga gukora isabune, uyu munsi nkaba ngiye kubigisha gukora isabune mu buryo bworoshye kandi mu gihe gitoya, iyi sabune igahita yumira mu masaha abiri, rwose ukaba wahita uyikata witegura kujyana ku isoko. Rero hano duhereye ku mavuta, aya mavuta ngira ngo ni amavuta asanzwe akora isabune, nk'uko tubizi amavuta ayo ari yo yose ushobora kuba wayakoresha, ariko nyine hari amavuta aba ari ay'umwihariko mu gukora isabune, ukora isabune wajya no ku isoko rwose umuntu uyibonye agahita avuga ati iyi sabune kabisa ni sawa. Rero aya mavuta ni aya kokonati, ngira ngo tugiye kuvangira ku bipimo, hano tugiye kuvanga ibiro 10 by'amavuta. Aya mavuta mbere na mbere tubanza kuyashyushya kugira ngo abanze ashyuhe nyine, ni ya mavuta aba atayagije kugira ngo tubashe kubona uko tuyavanga neza twitonze. Rero hano ubu tugiye kuyavanga, mbibutsa ko ushobora hano kwiga gukora mare, tukakwigisha gukora imbabura, tukabigisha gukora amaforomo agiye atandukanye, yaba n'aya masabune cyangwa se n'aya ngaya mubona ya keke hano, dushobora kubakorera iforomo y'umugati, dushobora kubakorera iforomo ya gato n'ibindi byose bigiye bitandukanye, bityo ubuzima bukarushaho koroha. Mbibutsa ko kwiga umwuga muri ino minsi ari byo biri imbere, kuko nizera ntashidikanya ko umuntu wize umwuga atajya apfa kuba umushomeri. Mbibutsa ko ikintu cya mbere ugomba kuba wirinze bihagije, ugomba kuba wambaye ga zikomeye, agapfukamunwa, maze kugira ngo zino poroduwi nyine zitabasha kuba zagira icyo zikwangiza. Urabona ko ano mavuta aba agishyushye, turabanza tukayavanga akivanga neza akanoga, kugira ngo nituza kuyavanga na kositike soda bize guhita bihura neza. Tugiye hano kwifashisha kirineri, nayo tuba twabanje kuyiyaza kubera ko nayo iba ifashe, niturangiza tuvange muri ano mavuta, maze nayo bihite bihura neza. Mbibutsa ko hari abantu benshi bajya biga gukora isabune, ugasanga rimwe na rimwe ntibigenze neza bitewe n'ibyo baba batitondeye. Ugomba kubanza kwiga gukora isabune, ugafata ubumenyi buhagije mbere yo kugira ngo ukore bizinesi yawe, kuko ushobora no kubyiga ukaba wabitangira nabi bikaguhombya, ariko iyo wabyitondeye neza urabikora kandi ukabona amafaranga. Hano rero nayo tugiye kuyavanga neza twitonze, maze dukore isabune yacu kandi mu gihe gitoya iraza kuba ibonetse, duhita tunayikata mu minota mikeya, maze ibintu birusheho kugenda neza. Ushobora gushaka kuza kwiga bino bintu, yaba gukora isabune, yaba gukora imbabura nazo turazikora, yaba gukora mare, bitewe n'icyo ushaka wowe ushobora guhitamo bitewe n'ikikunogeye, ariko icyo nabashishikarizaho ni ukwiga gukora umwuga, kuko ikintu cyo kwiga imyuga nicyo kintu cya mbere gishobora kuba cyabona amafaranga vuba, kuko ushobora no kuba ufite amafaranga yawe wayashora mu bintu runaka, ntuhite ubona abakiriya wenda bitewe n'uko ibyo bintu bifite abandi bantu babikora benshi cyane, ariko burya iyo wize umwuga wowe ushora ubwenge, maze ubundi ukajya wikorera ibintu byawe bijya ku isoko,
ugaca ukubiri no kuba wakirirwa uvuga ngo akazi karabuze, ibintu bikarushaho kugenda neza. Aya mavuta rero hano iyo tumaze kuyavanga duhita dushyiramo wayitingi, ariko wayitingi nta nubwo ari ngombwa, ibi ngibi tubifata nk'ibintu byo kongera, ushatse nta nubwo wakirirwa uyikoresha, kuko wayitingi idufasha kuba twakongera ireme mu isabune, ndetse tukongera nyine tukanatubura n'ibyo turi gukora. Ushatse rero wayihorera. Hano rero iyo tumaze gukoresha wayitingi duhita dusukamo caustic soda kugira ngo bibashe nyine kwivanga neza n'aya mavuta, maze ibintu bikarushaho kugenda neza. Hano rero turakomeza tukavanga twitonze na ya mavuta, ariko birushaho kugenda bihura n'iyi caustic soda, maze byamara kwivanga neza, mbibutsa yuko ugomba kuba wateguye iforomo yawe hafi, uhita usukamo kino gikoma kugira ngo bino nibimara gufata bitaza kuba hari icyakubangamira ugasanga bifatiye muri ino basi, bikaba byakumiramo utari washyira mu iforomo yawe wateguye. Hano rero turakomeza tukavanga, kubera ko inaside iba igomba kwivanga neza n'aya mavuta n'ibi bintu byose twagiye dutegura, yaba wayitingi cyangwa se ariya mavuta twabanje yose uko twagiye tuyakurikiranya, byose bikivanga neza, maze byamara kwivanga ugategura iforomo yawe ukabishyiramo. Rero hari abantu benshi bajya biga bino bintu ugasanga birabagoye, ugasanga uri kwibaza ngo ese iforomo nayibona gute, izi poroduwi zisanzwe zikora amasabune zaboneka gute? Ibi ngibi biroroha cyane, kuko nk'umuntu twigishije twagufasha kuba wabona bino bikoresho byoroshye, kuko niba udafite wenda ubushobozi bwo kuba watumiza nk'umufuka runaka cyangwa se ijerekani y'amavuta, utangiriye ku bintu byoroheje, dushobora kugufasha tukaba twagutumiriza bikeya, kuko natwe bino urabona ko ari ibintu dukora bijya no ku isoko, ntabwo ari ibintu twicaza, maze wenda waba ufite nk'ikibazo cy'amafaranga makeya, wibaza uko wabona zino poroduwi zose, tukagenda tukubonera nkeya nyine zihwanye n'ubushobozi waba ufite. Hano rero urakomeza ukavanga. Hano urabona ko dushyizemo sirikante. Sirikante ubu ngubu niyo igiye kudufasha kumisha ino sabune vuba vuba, kuko umumaro wa sirikante nayo ni ukumisha no gukesha. Rero turayivanga n'aya mavuta nyine byivange neza, maze duhite dushyira mu iforomo yacu tuba twateguye ku ruhande. Ushobora kwibaza ngo ese amavuta ni ameze gute nakoresha? Amavuta ayo ari yo yose arakora mu isabune, ariko nubwo amavuta yose akora, ntago amavuta yose wayakoresha uri muri bizinesi. Haba ari amavuta yagenewe gukoresha isabune, ku buryo n'isabune yawe uyijyana ku isoko, umuntu yayihumuriza agahita avuga ati iyi ni isabune rwose, nta mpumuro, nta bindi bintu byinshi byiriwe bikuvuna. Iyi ni isabune rwose wafata wakwihumuriza ugahita wumva nyine ni isabune nk'izindi ziri ku isoko, kuko akenshi usanga abantu benshi bakoresha izi mpumuro zisanzwe bitewe n'amavuta uba wakoresheje, ugasanga birakuvunnye,
impumuro akenshi na kenshi ku isoko ziba zinahenze, wazivanga na ya mavuta nyine atamenyereye gukora isabune, ugasanga umuturage afashe isabune yawe arayihumurije yumva ntago ari isabune imeze nk'izindi, rimwe na rimwe hari igihe birangira anagucitse, ayo mafaranga ukaba urayahombye. Niyo mpamvu rero mbasaba ngo mutugane, tubereke uko bino byose bikorwa, bityo mubashe kubona amafaranga muce ukubiri n'ubushomeri. Hano rero turakomeza tukavanga gake gake twitonze, ntabwo ari ngombwa kwirirwa uvuga ngo wabuze ngo imashini ivanga, izi ni litiro 20 turimo kuvanga hano, litiro 20 rero ziba ziri buvemo ibiro, amasabune 20 y'ibiro, 24 y'ibiro. Ubwo rero kwirirwa uvuga ngo washatse imashini uyishaka umaze kugera aho ugera, ariko usibye ko atari na ngombwa, imashini yo kuvanga uba ukeneye imashini ikata, kandi nayo uyibona bikoroheye ntabwo aba ari ibintu bihambaye, ngira ngo urabona hano tuba turi kugenda tuvanga gake gakeya witonze. Muranyihanganira narwaye bya anjine, hano rero turakomeza tukavanga twitonze, ari nako bya bindi byose biba biri kugenda byivanga, isabune yacu tugategereza rwose ikabanza ikanoga, mu gihe gitoya nkaba mbahaye isabune rwose imeze neza uhita ujyana ku isoko. Ukomeza hano ukagenda uvanga witonze, aya mavuta ariko arushaho kugenda anoga, yivanga na bya bindi byose twagiye dushyiramo, byamara kunoga rero tukaba twategura iforomo yacu tugahita dusukamo kiriya gikoma, maze tugategereza ko byuma, kuko kuma ngira ngo bitewe n'izi poroduwi dukoresheje, kuma isabune yacu rwose amasaha 2 igomba kuba yabonetse, maze tukaba twayikata. Wamara gukata isabune yawe, ikiba gisigaye ni ukuba niba ari isabune ushyiramo imirongo, niba ari isabune uteraho kashi, kugira ngo kashi twebwe tuba tuzifite hano zo gutera ku isabune, nk'ikirango nyine n'izina, ibyo byose biba bigomba kujya ku isabune kugira ngo birusheho kukwamamariza, n'ukoresheje isabune yawe ejo nagaruka ku isoko azaba aza rya zina wateye kuri ya sabune. Hano rero turi kugenda tuvanga neza, biri kugenda binoga biza, mbibutsa ko isabune, yaba isabune y'amazi cyangwa se iyi ngiyi ikomeye twakoze, izi poroduwi ntabwo tuzivangira mu kintu cy'icyuma, tuzivangira mu gikoresho cya parasitike cyangwa aluminiyumu yabigenewe. Uyu ni umwuka usanzwe ariko ushobora kwifashisha imashini ivanga nk'uko nabibabwiye na mbere, ariko umuntu ukiri gutangira rwose ntabwo imashini ari ingenzi, ugomba kuvangisha uno mwuko cyangwa se n'igiti gisanzwe, si ngombwa umwuko nyine, igiti gisanzwe kivanga isabune rwose ikanoga, ukajyana ku isoko
utagombye kwifashisha ibintu biguhenze, bityo nawe ukabona amafaranga nk'abandi bose. Ngira ngo rero muri kubona ko kino gikoma kiri kugenda kinoga, niyo mpamvu twagiye tuvanga gake gakeya, ari nako bya bindi byose byivanga. Mbibutsa gukora subscribe kuri ino channel yacu, mugakora na share kuko bino bintu nshuti zanjye biba byatuvunnye pe. Niyo mpamvu rero iyo wigisha ibintu nk'ibi ntubone hari abagutera courage, tuba twafashe umwanya wacu turimo tugira ngo tubereke bino bintu uko bikorwa. Biba byiza rero iyo ukoze share ugakora na subscribe kugira ngo natwe tubone ko hari abantu badukurikira, tugire na courage yo kuba twakora n'ibindi bintu tubibereka. Hano rero muri kubona ko igikoma kimaze kunoga rwose, iforomo igomba kuba iri hafi yo guhita dusukamo kino gikoma, ubundi tugategereza ya masaha abiri. Isaha imwe nayo rwose biba byakomeye, ariko kubera ko biba bigishyushye, amasaha abiri uhita ukuramo isabune yawe ukayikata, kuko ino caustic soda iyo byamaze kwivanga na biriya byose twashyizemo, bihita bitangira kuzana ubushyuhe. Niyo mpamvu ubanza ukareka agashyuhe kakaba kashiramo, nubwo wenda isabune yaba yakomeye ariko kariya gashyuhe urabanza ukareka kakavamo, maze ibintu ukabikora neza mu buryo bwabyo. Rero hano turi kugenda tubivanga, byanoze n'ubundi bisa nkaho byanoze, ariko ugenda uvanga gake gakeya, ari nako birushaho kugenda binoga byose nyine. Iyi caustic soda rwose mbibutsa yuko ugomba kuyirinda, uvanga witonze kuko bishobora kuba byakugwaho utambaye nka bote ugasanga biragushishuye. Ugomba kuba wambaye zino ga zikomeye kugira ngo bikurinde yuko wagira aho ahurira n'ariya maside tuba twagiye dukoresha, maze ukirindira ubuzima bwawe, kuko buriya ubuzima amagara araseseka ntabwo ayorwa. Niyo mpamvu uba ugomba mbere na mbere kwirinda, kuko kwirinda biruta kwivuza. Mbibutsa ko bino bintu ugomba kuba wabiteretse ahantu kure y'abana, abantu batabisobanukiwe nk'abana. Ugomba kuba uri ahantu nyine ukora bino bintu bidafite aho bihurira n'abana. Ngira ngo muri kubona ko byanoze, ubu dushatse noneho twategura iforomo yacu tukaba twahita dusukamo kino gikoma, tukaba twagisukamo maze tugahita dukata isabune yacu muri cya gihe nababwiye cyateganyijwe, maze ibintu bikarushaho kugenda neza. Hari abantu benshi bajya biga gukora isabune ugasanga bagiye ku isoko, ibintu birabacanze bitewe n'ukuntu wenda bagiye babyiga nabi, ugasanga rimwe na rimwe baranahombye. Rero iyo ukoze ikintu rimwe na rimwe ugahomba, buriya kiguca intege bigatuma nta n'undi muntu watuma ajya gukora kiriya kintu. Ariko iyo ikintu wakize neza ukanagikora ukabona kivuyemo amafaranga,
burya ushaka n'inshuti yawe wayishishikariza nayo ukayereka nawe aho waronkeye, ngira ngo hano tugiye gushyira muri ya foromo yacu, tugiye gusuka muri ya foromo yacu, twebwe iforomo zacu ni uku ziba zimeze, ushobora gukoresha iy'icyuma, ngira ngo tubanza gushyiramo ishashi kugira ngo, kubera ko kino ari igiti bitaza kudutwara amavuta menshi dusiga kugira ngo ya sabune yacu ize kurushaho kuva yavamo byoroshye, ariko iyo washyizemo iyi shashi, ishashi nayo burya ituma isabune ivamo idafashe kuri biriya biti, maze ibintu ukabikora neza bitaguhombeje. Ushaka wareka gukoresha ishashi ukaba wakoresha amavuta ukayasiga kuri kiriya giti, ariko amavuta nawe iyo uri kureba ureba ikintu kitaguhombya, niyo mpamvu iyo ufite ishashi rero, ishashi imara iminsi myinshi, n'ejo n'ejo bundi urayikoresha, ariko amavuta wahora usiga kuri bino biti ngira ngo yaba ari menshi cyane, niyo mpamvu nagushishikariza kuba washaka ishashi nubwo yaguhenda. Hano turabanza tugacukusa ikajya mu iforomo neza, yamara kujya mu iforomo neza, tugategereza cya gihe nababwiye, isabune yacu tugahita tuyijyana aho tugomba kuyikatira, ibintu bikarushaho kugenda neza. Mbibutsa ko kubabonera imashini ikata ano masabune ni ibintu byoroshye, turabikora kandi ku mafaranga makeya, ku giciro rwose ni nk'ubuntu. Ngira ngo imashini ikata mwayibonye, ngiyi rwose, hano niho ugomba gukatira isabune yawe, ngira ngo uru ruhande dukatiramo dushatse, dushyiramo ahantu ho gukatira henshi ku buryo isabune ushobora kuyisunika ituri imwe yose, ugahita ubona imiti yawe hariya, ariko bitewe n'uko twebwe hano tubikora uko tubishaka, twateganyije ahantu habiri bitewe n'uko dushobora guteganya n'amasabune matoya, aho dushobora gukata hano twebwe twahageneye aho dukatira hambere. Hano tubanza gukata ino sabune, hari ahambere duhera turi gukata, tukaza no gusoreza hariya hirya dukata isabune zacu z'ibiro ziba zamaze kuboneka, ngira ngo hano uri kubona ko dukata imwe imwe, ariko iyo dushatse hirya yaho dushyiraho undi mugozi, ikaba yakatira rimwe eshatu cyangwa se n'enye, dukurikije uko twabiteganyije. Hano rero muri kubona ko isabune yacu rwose yamaze kuboneka, ubu ngubu wakwitegura kujyana isabune ku isoko, kiba gikurikiraho ni uguteraho za kashi, bya birango nyine bya kampani, maze isabune yawe ikajya ku isoko ifite izina runaka wayise. Ngira ngo urabona ko ari ibintu byoroshye rwose, ntabwo bisaba ibintu bihambaye, mu gihe gitoya rwose isabune yawe ikaba irabonetse. Hano rero iyo tumaze gukata hano, isabune zacu tuzishyira ku ruhande gatoya, tugatangira gukata isabune z'ibiro, zino nini umuti ugura 5, zihita zijya ku isoko. Hano rero urabona ko isabune duhita dukatira imiti 3 icyarimwe igahita iboneka, ngira ngo muri kubibona rwose, mu kanya gato nko guhumbya isabune yacu ikaba irabonetse imeze neza. Ngira ngo hari abantu bajya bagira ikibazo
bibaza ngo ni gute nakora isabune ikuma mu gihe gitoya, ibi ngibi ni ubumenyi rwose muba muri kubura, ngira ngo ubumenyi nibyo natwe tubereyeho, kubaha ubumenyi ni inshingano zacu, hano urabona ko rwose isabune ziba zibonetse mu kanya gatoya, ugahita ujyana ku isoko. Urabona ko rwose ntabwo bino ari ibintu bigoranye, ntabwo ari ibintu bigoranye, ni ibintu biba byoroshye, rero kuvuga ngo wananiwe kwiga umwuga rwose ngo urangije uba umushomeri, ngira ngo kuba umushomeri kwawe ntabwo rwose wazabindenganyiriza, isabune zacu hano zikaba zirabonetse, imiti 24 mu kanya gato nk'ako guhumbya, ikaba irabonetse. Usabwa kuba wateguye wenda ikindi kintu, kuko amaforomo ushobora kuba wakoresheje amaforomo menshi, kuko hano naberekeye kuri imwe, ubundi iyo twakoresheje amaforomo menshi, ugomba kuba ufite n'ahantu ho kukata uzishyira, kugira ngo ibintu bize kukorohera neza, warangiza ukazipakinga neza, maze wamara kuzipakinga neza, hari uburyo ki ushobora gufata akantu, nako nzakabereka, ko kuba wajya ushyiramo iriya mirongo tubona ku yandi masabune, maze isabune yawe ikagenda ifite isura nk'iy'izindi ziri ku isoko bitakugoye. Ngira ngo rwose murabona ko ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu bihambaye, umuntu uwo ari we wese yabikora bitamusabye imbaraga, wenda usibye nko kuvanga iriya sabune nibyo wenda bisa nk'ibisaba imbaraga mu kuntu, ariko ngira ngo ibi bindi ntabwo ari ibintu bigoye rwose. Reka mbashimire rwose ko twabanye muri kino kiganiro, murakoze cawu.